Master TV show nanone nkuko mubimenyereye twabemereye ko tuzatubaha ibiganiro bitandukanye akira abatumirwa. Uyu munsi dufite umutumirwa muri studio agira ngo atangire twibwira anakomerezaho atubwira story ye uko yageze mu murwa nuko bimeze ubu ngubu. Twakomeza abibwira. Amazina nitwa Gashonga Elize, nkaba nturuka mu majyepfo i Butare. Uburyo naba narageze hano muri Kigali, naraje kwiga 2022, ngo birangije nyine mbona kuba mu cyaro biranga, ndagateka njye gushaka ubuzima i Kigali. Ubwo naje i Kigali koko nje gushaka ubuzima, ariko n'ubundi niho handi urabona yo uvuye mu ntara nta muntu usanga i Kigali biba bigoranye. Mu by'ukuri narangije kwiga 2022 ndangije secondaire. Ntabwo nibazaga yuko umuntu urangije secondaire yaza agakora ikiyede ku bisanzwe n'umuntu ugufasha nyine abafundi gukora to. Naje gukora ikiyede ndagikora, none nkazajya ndeba ubundi ubuzima abandi bana babayemo bagataka umwana ubu koko meze hari aho ntandukaniye n'umuntu utarize. Ariko kubera ko nyine tuba duturuka ahantu kure hagati nta kibazo. Ubwo nakoraga ikiyede nanone nkatangira mu irondo ry'umwuga. Nijoro nakoraga irondo ry'umwuga Kicukiro ni boyi, nyuma yaho mu gitondo ku manywa nkajya gukora ikiyede. Ubwo rero nagumye muri ubwo buzima, nkazajya avuga ati wenda reka nkomeze shakisha ubuzima kuko aricyo cyankuye iwacu. Nkazajya njya gukora ikiyede nkajya mu irondo nimugoroba. None ubwo birangije ubwo buzima bwaje guhinduka. Hari rimwe njya gukora ikiyede ahantu kwa Zakariya, ahantu hari akabari bita Select Home, njya kuhakora ikiyede. Birangije nza kubona promotion yuko bampa akazi. Bampaye akazi ndi umuzamu, ariko nanone nkimagine nkaho ati umuntu wize koko ufite diplome yiwe kubona ndi zamu. Ako kazi naragakoze kizamu ariko nkagakora mfite ipfunwe, vuga ati ku buryo mpuye n'abandi bana twiganaga ntabwo nazajya mbamenyesha ko yuko ndi zamu. Nkabumvisha wenda njye nkihumuriza ku giti cyanjye, nkavuga ati wenda bizacamo twese, ntabwo ariko wenda dushobora kurangiza amashuri wenda, cyangwa ntabwo umwana ntabwo avuka ngo yuzure ingobyi. Niko kwa kundi narihumurizaga tungiye ku giti cyanjye. Ngo birangije rero naje gukora ku kazi k'izamu, bakazajya bangira icyizere, nkazajya ajya muri kotwari nkacuruza inzoga, bangira icyizere babona ndi umwana mwiza. Urabona hari abantu ntabwo tuba duteye kimwe, hari umuntu boss ubona gutya akakwizera. Ubwo rero byaje kurangira koko ndi nyezamu aho ngaho muri Select Home, biza kurangira ubu ngubu kabisa asigaye curuza inzoga. Ubu ndi umuseriveri muri Select Home. Ubwo iyo ni background y'uburyo naje muri Kigali. Ibyo byose ni ibintu byambayeho, ubwo ni nk'ubuhamya natanga. Niyo mpamvu buriya ntabwo ukwiye kwiheba, kuko njyewe nanjye nibazaga uburyo mva mu irondo ngakora ikiyede. Natekereza uburyo abana turangirije rimwe kwiga, bamwe n'abapolisi abandi n'abasirikare. None natekereza uburyo tuzakubitana ndi mu irondo. Nakoraga ari Maradona ari Sonatube Ropoe. Natekereza uburyo tuzakwitana nambaye uniform y'irondo, nkabona ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko nanone nkishyiramo akanyabugabo, avuga ko bizajya bigumya biza, Imana izantera iteka. Kandi koko ubwo ako kanyabugabo nishyiragamo hari icyo kangejeje kubona ko ako kazi muri Select Home. Ubu kabisa ndi umuseriveri. Navuye iyo ntekereje uburyo nakoraga ikiyede, nkava mu irondo nkaza gukora akazi k'ubusekirite, nabwo mbuvamo ku gipangu cy'umuntu aho kuri Select Home. Ubwo rero urumva ko ni ubuhamya bukomeye cyane. Niyo mpamvu ishishikariza nk'urubyiruko rurangije kwiga ntimuzihebe, kuko ubu ngubu ntangira ku kazi bari bantangije 60 ndi umunyezamu w'icyo gipangu muri Select Home, ariko ubu ngubu ngeze ku 80.
urumva ko uko bizajya bigenda ko Imana izajya igenda icira inzira na 80 ishobora kubivaho nkajya ku yandi mafaranga menshi. Niyo mpamvu rero shishikariza abagenzi banjye, haba ari abarangije kwiga ntabwo mwagakwiye kwiheba, cyangwa abandi mutabonye amahirwe, ariko nanone akanyoni katagurutse ntikamenya ubweza. Nuguma iwanyu iyo opportunity ntabwo tuzapfa kwibona, kuko abenshi na benshi iyo tugumye iwacu ntabwo tumenya, tuba dufite amahirwe menshi agiye atandukanye, ariko amahirwe ukiri iwanyu ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu rero inama nagira abagenzi banjye, mwazajya mushakisha mufatira amahirwe aho ugiye muyaboneye, kuko iyo ugumye iwanyu nta kintu ushobora niyo wanakigeraho bisaba gake gake. Niyo mpamvu rero ubwo ngubwo kabisa ntabwo mwakwiheba, ubuzima buracyari buto, turi urubyiruko, isaha n'isaha kazafatwa, mugani nka babanzi nibo bavuga ngo kazafatwa. Rero kabisa ubu ngubu ndi gushima Imana bitewe na level ngezeho ubu ngubu. None se musaza, mbere yo kuva mu rugo muri kiriya gihe wari uri mu rugo, ubundi mbere yo urangiza segonderi, turi wenda tuvuge mu buto, twa tuntu twabagamo mu buto, mu rugo byari bimeze gute? Byari bimeze neza? Ubuzima bwawe bumeze neza? Wapi, ubuzima ntabwo bwari bumeze neza. Urebye na struggle nagendaga nkora nazo ku ishuri, kuko njye navaga ku ishuri nkasanga, kuko nabanaga na Mary, nkasanga Mary wanjye yinywera inzoga, ubwo nkaburara nkabwirirwa buri buke. Ubundi akenshi na kenshi yavugaga ati ngomba kujya kurya ku ishuri, kuko ntabwo wari kumbwira ngo ndasiba kandi nzi ko ariho ndi bubone ibiryo bya saa sita. Ubwo rero urumva naje gufata umwanzuro, navugaga ati Mana mbabarira, najyaga no ku ishuri inzara yanyica nkata nkarenga nkataha, avuga ati ntabwo ngiye ngumye gusinzira mu ishuri nkita nitaye. Ubwo rero namaraga nakarengaga, yewe no ku kigo na master arambwiraga ati wowe nushaka uzajye kuragira inka nta na diplome uzabona, kuko buriya inzara ni danger. Niyo mpamvu naje gufata decision yo kuvuga ngo ngomba kugenda. Mu mbogamizi so, ariko urumva wari unahagaze neza, itike ndumva wari uyifite yakugejeje i Kigali, kuva mu majyepfo ugera i Kigali n'amaguru ntibyapfa kugukundira. Oya, itike ntago nari gifite, ni umuntu wayintije. Umuntu se waramusubije se? Yewe muntu naramusubije. Cyangwa waramuriye bimwe by'abantu bagera i Kigali bagahita bibagirwa abandi? Oya, naramusubije kuko n'ubwo turanavugana nabwo ati warakoze musazi kuba warangejeje aha hantu. Niyo ngiye no mu rugo kabisa njya kumusura nkamushimira. Okay, aho ni sawa cyane. Ubu ngubu usubana gake gake urana intambwe bimaje kuguteza, byibura hari ikintu waba warakoze uvuga ati iki kintu cyavuye muri izi mbaraga nakoresheje muri iyi myaka yose ishize? Kabisa icyo kintu kirahari. Ubu ngubu maze kugira amatungo arenga 6 mu rugo. Umaje kuba rwiyemezamirimo? Ubu ngubu kabisa ndashaka no kuzava muri aka kazi then nkajya gukurikirana property zanjye, ibyo maze kugeraho, then noneho nkata nikorera ku giti cyanjye. Umunsi navuye muri aka kazi ndimo, nta handi hantu nzongera kujya gukora, nzatangira kwikorera. Urumva ubuzima aho ngo ubuzima warabutangiye rero birumvikana. Kabisa. Abana mwakoze. Yego namwe. Turabashimiye rwose kubw'igihaniro muduhaye n'impindura amatwara ku rundi rubyiruko. Sawa, murakoze namwe.